hari nka brage y'agakingirizo ivuga ukuntu nyine urabona kuno umuntu yagiye muri botike agiye kugura agakingirizo agasanga harimo abantu burya agira isoni agatinya kubivuga ku buryo niyo bamubwira ati boss tuguye iki sabwa ati banza wakira abangaba ngende umuturanyi ukagira ngo ibyo bagurisha n'ibyo batakure urumva hanyuma no leta yarabibonye isanga hari abagira isoni burundu bagakora imibonano mpuzabitsina itagize ute idakingiye hanyuma ifata udukingirizo dushyira hehe mu mafarumasi kuko burya ntiwatinya umuganga ariko burya abaganga nabo ni abantu bagira stress hari igihe ugenda ntanibuka ko ari udukingirizo ahubwo turashaka icyato dukingirizo tungahe dutatu akatugereza akatakwandikira mu gitondo saa 6 n'ijoro. Yes, urakoze cyane muri aka kanya muri studio z'ibyamamare.com muri BMTV twakiriye umusore w'umunyarwenya reka abanze atwibwire ubundi dukomeze tugira n'ikiganiro nawe muri aka kanya. Yes, murakoze cyane ndatangira nshimira ibyamamare.com nanashimira ibyamamare TV muri rusange nishimiye kuba ndi muri studio zanyu amazina yanjye ngaba nitwa Zaba Missed Call abankora comedy Zaba Missed Call iryo zina ni comedy nyine tu urumva ubundi se umuntu yitwa Missed Call ate kuki wahisemo kwita Missed Call? So no kuvuga ngo nyine njya gutangira comedy ubundi amazina yanjye nyayo nitwa Niyonkuru Clinton. So njya gutangira comedy rero narebye ukuntu nabihuza n'izina nkuko n'abahanzi benshi usanga afite izina rya gihanzi. So rero nanjye narebye ikintu izina nakwita naryo ubwaryo riri comedique nyine tu kugira ngo bihure na comedy yanjye kuko urumva nta kuntu ari kwitwa Comedian Clinton ntago byaba bihura neza. So nahisemo izina Missed Call nta mpamvu gusa kuko numvaga bisekeje ko umuntu yakitwa Missed Call. Ku bwanjye ako kazina numva kansekeje ndetse no muri telefone yanjye iyo ndirebye rikunda kunsetsa. Ninde wari guhitiyemo warihisemo gute waryiswe ryari? Bo no kuvuga ngo mbere ho gato nk'ukwezi kugira ngo njye muri comedy nta wari imitiyemo njye nabigerageje gato hari groupe bari bakoze yateguraga umushuti wacu anniversaire hanyuma kwa kundi hejuru rero kuri profile yawe wandika izina burya iyo uri muri groupe abantu badafite nimero yawe niryo babona. So ndabyiyongoza nandikaho Missed Call gutyo kirabona twatuye emoji twa telefone nakwandika bagaseka nandika ibintu bidasekeje nakwandika bagaseka nyine bakagerageza gushaka kumenya uwo muntu witwa Missed Call ndangije ndavuga atari kubanzira izina risekeje. So nanafashe rero ntange no kujoininga comedy mitamo kwitwa Missed Call gutyo nuko byaje. Wiyise Missed Call gutyo ese comedy wayitangiye ryari wayitangiye gute? Ninde waguteye imbaraga kugira ngo winjire muri comedy? Comedy nyimazemo hafi umwaka nturuzura neza kubera ko natangiye comedy umwaka ushize mu kwa kabiri. Muri uno mwaka ahubwo mu kwa kabiri ubundi nkora comedy z'uburyo bubiri butandukanye. Comedy iratandukanye, hari comedy yo actinga kuba wakora video, hari na stand up comedy nyine kuba wajya imbere y'abantu ugasetsa nyine abantu bateranye. So ibyo byombi ndabikora. Hanyuma rero ngendeye kuri acting ngira ngo nabigiyemo cyane cyane mfashijwe na Kibonke Clapton ndanamushimira cyane. Niwe negereye bwa mbere abanza kunshyira muri video ye abona ndashoboye gutyo akagenda amfasha gutyo gake gake amakuraje ibiki n'ibiki ntangira kubyinjiramo gutyo nyine mbona biciyemo bibaye fresh. Hanyuma nyuma y'igihe gatoya ko numvaga byose mbishoboye niya stand up naje kugira amahirwe yo guhura na Rutura nawe ndamushimira cyane byimazeyo koze yaramfashije cyane nawe. Hanyuma bwa mbere na mbere ngira amahirwe nsinda audition yari yateguye hari muri Galaxy hanyuma aduha amahirwe nyine duperforminga muri Seka Fest ngira ngo urabizi yabaye umwaka utangira gutya. Hanyuma nyine nzamuka gutyo nyuma azana kongera kuma stage muri Seka Live ya kane muri Serena. So urumva nyine nsa n'umuntu nyine utangira no kugira fondation zimifatika gutyo. Comedy burayitangiye tutarajya kure nakaye ka brage muri aka kanya wenda abantu benshi bakuziho ushobora kuba watubwira kugira ngo n'umuntu utangiye kureba iki kiganiro cyangwa se utangiye kucyumva ahita avuga ati dore wa mutipe. So brage zo mu bijyanye na stand up ko abantu benshi banze ku ma video ariko n'abajya bajya mu mashow njya nkora mfite brage buriya nyine hari ukuntu ngiye ubundi mama na papa bapfuye mu 2005
ngiye nuvuga ngo nyine ababyeyi banjye bapfuye 2005 shasi ugira ngo banapfuye iki ko bapfuye ibintu bya fake nta kintu kizima bapfuye agasambu gatoya n'ubu ngubu iyo mbibukije birabasetsa byatari hagataye ko buriya mwapfaga iki n'ubu ngubu ndabibutse nkere cyangwa se ubu bariyunze tu ubu nta kibazo babanye neza gusa kubera ko buriya banasezerana njye basezeranye nyuma n'amaze no kuvuka buriya ntago bo basezeranye ntaravuka bakoze ubukwe nyuma gusa ikintu cyanangaje ni kimwe abana basezerana nari impari papa abwira mama ati tuzasangira kabisi n'agahiye na mama mubwira ko bazasangira kabisi n'agahiye ibyo barabyumvikana gusa icyanangaje ni mu rugo agahiye ko baragasangira ariko akabisi sha ni ibibazo kuko kugeza n'ubu ngubu mama yirirwa apfa aserana papa bapfa ko mama se ahekenye intoryi imbese niko iyo naringize ngo ni true story none nakora nakabrage nyine ziba ari nyinshi cyane nuko ntago zose zajyamo hano kandi tuba dufite n'amashow atandukanye ntago byose wabibahereza ugomba kugira ibyo babikira okay reka tuve kuri utwo tubrage duteye ndumva natwo turasekeje cyane none iyo urebye igihe watangiriye comedy kugeza ubu ngubu ubona umaze kugera ku ruhe rwego ubona abantu bakwakira gute ubona brage zawe cyangwa se comedy zawe abantu bazifata gute urakoze cyane iki ni ikibazo cyiza cyane kabisa iyo utanakimbaza nari kuza kubyivugira se nubango aho mu gihe gito ngezemo kabisa ndashima Imana ndashima y'abantu inshuti zanjye zimfasha umunsi ku munsi abanyamakuru namwe muri rusange muradufasha cyane kabisa kuko nk'ubu ngubu kuba ndi hano n'ubufasha bwawe n'ubufasha bwa IBM muri rusange so ubu aho ngeze ndahashima Imana cyane ko mu gihe gito maze ndi wa muntu ushobora kugera ahantu abantu bakamenya ntabibwiye hari ibintu binungura nkinjira nko muri bus abantu bagaseka nkinjira nko muri bus kabisa yagendaho gato abantu bagatangira kunyataka ngo nimbasetse gutyo cyangwa se najya nko mu kirora ahantu abantu bakaza bakansuza Mr. Call tukunda comedy yawe biki n'ibiki gutyo kandi no mu buryo kabisa bujyanye wenda n'amafaranga mu gihe gito mazemo kabisa ndashima ko araza okay si menshi nyine nk'umuntu ugitangira gusa ariko araboneka pe comedy ni nziza muri rusange najyana inama buri muntu wese uyikunda uyifitemo kwijyamo kubera ko hari ibintu byinshi byiza uretse no kuba yanagufasha ku entertaining abantu ukamenyekana no mu bundi buryo bwo kuba yagufasha utuntu tumwe na tumwe kabisa birashoboka cyane utubwiye yuko ibintu ni salama cyangwa se ibintu ni neza ku gihe watangiriye kugeza n'ubu ngubu none kuva igihe watangiriye kugeza aka kanya nta mbogamizi ugenda uhura nazo cyangwa se ibikuzitira ku buryo ubona impano yawe wenda hari ukuntu ishobora kuba yasubira hasi ibikuzitira byo ntago byabura kubera ko n'abaguca intege ntibabura kuko burya iyo ukoze ikintu kigira abakunzi cyo kimwe nk'uko kikuzana n'abanzi kuko hari abadashima ibyo ukora cyangwa se hari n'igihe ushaka gukora brage runaka igasetsa abantu pe aho ugasanga wenda bashyizemo nka kairere ugasanga hari abo wagize ute wabangamiye so rero abo wabangamiye nyine of course urumva ntibagufata neza cyangwa se nk'uko nkora video hari igihe nshaka gukora video ikanasetsa abantu ariko nkaba nakora amakosa yo kugira ikintu kimwe mvugaho gikomeretsa abandi so ibyo byose ni imbogamizi nyine umuntu agenda ahura nazo zishobora no gutuma wacika intege bitewe n'uko wenda ushaka gukora video abantu ntibayakire neza bitewe n'uko washyizemo amakosa so imbogamizi zo ziba ari nyinshi ariko courage nizo nyinshi cyane kuruta no kuvuga advantage nizo nyinshi cyane kuruta disadvantage hari utuvideo twawe twinshi njya mbona dusirikira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nko kuri Instagram ndetse na WhatsApp muri utwo tuvideo twose wagiye ukora nakaye wakoze abantu bakakubwira ati ahangaha rwose imbavu zikuyemo ni twinshi ariko hari nk'amavideo ubundi ngiye akenshi mbibonera ku ma comments kuko nshobora kuba nashyizeho video ikagira views wenda 10,000 ariko comments wenda zikaba nka 60-50 gusa ariko hari ni video ushobora gushyiraho ikagira comments 160 140 ngahe cyangwa se n'uburyo yagiye sirikira gusa nk'iyo merutse gusohora ngiye n'undi mushuti wanjye dukorana comedy
witwa Fally Merci yitwa Irimbi rya Gatuna. Sha ewa niriya yo ni isi kabisa. Irimbi rya Gatuna urayivuze, nanjye nibuka yuko ndi umwe mu babashije kuyibonaho ndetse ikansetsa. Mujya gutekereza kari akantu mwagatekereje gute, mwagatekereje igihe kingana iki, kuki mwahisemo gukora iriya publicité? Abantu benshi burya batinya n'urupfu, sinzi mwebwe niba nta n'ubwo mwari mufite. Bo iriya ni imwe mu mabrage yatugoye cyane, kubera ko buriya brage uko uyibona twayanditse ibyumweru 3. Ubundi akenshi iyo twahuye nka kuriya, kubera ko Fally Merci nayo ni umuhanga cyane, ni umwe mu bantu nemera kabisa, ugira ibitekerezo, arasetsa cyane. So buriya iyo turi kumwe kenshi ntago brage tugora, turayikora ako kanya kandi gasohoka igakundwa igasirikira gutya. Akiriya yo dutwaye ibyumweru 3 bro kabisa, ku buryo bwa mbere twitekereza kwanza twarasetse ku buryo twibagiye n'ibintu twapanze kabisa. Brage ipfa kudusetsa ibigoye. So twatekereje kuri ya kuntu dutekereje cyambere cyo twarebye tubanza tureba se Irimbi rya Gatuna ribaho, dusanga ntaribaho. Turavuga ati none hanga dushaka kuba ntawe tubangamiye. Hanyuma kandi ikindi burya nkuko bizi nta muntu wakwamamaza Irimbi, ntago bishoboka. Ni nkuko burya nkuko buryo bumva basereza abantu bacuruza amasanduku ngo bajya basenga ngo Imana ngo ibafashe abantu bapfe, mu by'ukuri biba bisekeje. So twararebye dusanga nta publicité kabisa y'Irimbi baho. Turavuga akantu tugakoze kaba ari sawa tunuvanga ko abantu bazi ko ritabaho, tayari ni ibintu bibona ko bisekeje. Hanyuma rero sasa kuvanga biriya bintu byo kuvanga ngo abantu dushyinguye n'ibiki, nibyo twagiye tuvangamo kugira ngo bisetse abantu. Ye baba none iby'irimbi rya Gatuna ryabazaniye nagayebuzo ndabarahiye. Twabazaniye ibibanza bitandukanye, harimo iby'abana, abakuru, abasazi, abajeni mariye n'abandi benshi batandukanye. Utegereje iki? waba urambiwe ubuzima, wabona ntacyo usigaje, waba ufite abawe barembeye mu bitaro, Irimbi rya Gatuna ryabibutse. akarusho kandi nuko muri iyi minsi mikuru isoza umwaka wa Noheli n'ubunani, ibiciro twabihananiye twakubise hasi ngo pi ni nk'ubuntu. ubu urashyingura abantu 4, uwa gatanu tukamukongeza ku buntu. Irimbi rya Gatuna kandi uwahageze aratwirahira, ndakurahiye. ndakubwiza ukuri ko nawe nuhagera uzaba umugabo wo kubihamya. Ikindi kandi Irimbi ryacu riri ku rwego mpuzamahanga, kubera ko dutanga na garanti, ducingura Abagande, Abatanzania, Abavietnamu n'abandi benshi batandukanye. vuga iki ndeke iki, ko twabashyiriyeho n'umunsi wa visite. muze mwese tubafashe mw'Irimbi rya Gatuna. kurushaho gusa nyine ni brage yaje gutyo, hanyuma nyine gusa tugora kugira ngo twakuranwe kuriya, twakoze ama repetition menshi buriya cyane, ariko iriya ni imwe mu mavideo kabisa yadukoreye byatari. Ese buriya ku muntu utayizi, buriya ntago wakongera ukadukorera mu muhogora kugira ngo n'umuntu uri kumva iyi video aribwo bwa mbere wenda akubonye nawe mutera amatsiko yo kubasha gushakisha iyo brage kugira ngo ayumve, cyangwa se iyo comedy kugira ngo ayumve? Bo ndakoraho agace gato kubera ko twayikoze turi babiri, urumva hari ibyaburamo. Ndakoraho agace gato, hanyuma kandi ikindi mbanza no kubwira hari abantu bagize ngo ni Mukesha Batware, kubera ko nagakoze buriya nigana Mukesha Batware, ntago ari we ni njyewe. Ye baba none iby'irimbi rya Gatuna ryabazaniye nagayebuzo ndabarahiye. Kubera ko itaza mugenzi aranyigana n'iki, twabazaniye ibibanza byinshi bitandukanye, harimo iby'abana, abajeni mariye n'abandi benshi batandukanye. Mvuga iki ndeke iki? ubwo n'abari kudukurikirana nabo bibatera amatsiko bazashakisha ako ka brage cyangwa se ako comedy, kuko naga comedy nanjye kabashije kunsetsa cyane. None se mukimara gusohora karaka video karaga comedy kanyu, nubuhe butumwa mwakiriye, abantu babyakiriye bate? Kuko burya abantu batinya gupfa ndetse batinya ikintu kiri mu rupfu. Bo no kuvuga ngo icyambere cyo nuko yasekeje abantu pe, yasekeje abantu ku buryo ni imwe mu mavideo abantu bambwiye ngo kame, ijambo kampurarize benshi bashoboka. Hanyuma n'ama comments kabisa yari sawa, nyine avuga ati none murandangije, buri muntu ataginga mugenzi we, buri umwe agenda azana mugenzi we, ataginga mugenzi we nyine gutyo, kuko nyine umva ikintu gisekeje uzana abashuti bayo ngo barebe n'ibiki. Gusa nyine aho imbogamizi zabayeho gato, hari abatarabashije gusobanukirwa ko iri ari comedy, bagize ngo ni ibintu biri byo.
bakatubaza ati se iryo rimbi ni irya hehe rya mwamamarije ku buryo niba kubazaga ati ariko shaje ibyo byose yarimbi ryabahaye amafaranga menshi yateka esate shababahaye akantu kabisa gafatika se no vango nyine ku buryo urumva ko niba arabifashe gutyo hari nabibaza ati ariko se abantu ati none isi yarangiye ati abantu bageze naho kwamamaza irimbi abantu bari kwifuza ko abantu bapfa nk'aho bakwamamaje ibiryo turi mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani ngo noneho ngo ibiciro babigabanuye so nyine niyo mbogamizi yabayeho kugira ngo haba hari umuntu utazi ko ari comedy yabifataga nabi pe kuko hari nk'abamama nigeze gucaho ku muhanda batanazi ko ari njye bari kukareba numva baravuze ngo se we ngo ubu noneho ngo uzuko isi yarangiye ngo abantu noneho bageze no kuzajya bamamaza amarimbi ngo ubuse babuze ibindi bintu bamamaza ngo barashaka ko dupfa so nyine numva birambabaje numva ko hari abantu babifashe nk'aho atari comedy ariko ubisobanukiwe yabonye ko ari comedy niyo mpamvu abantu benshi bagasetse bakanakishima ko burya biramutse ari ukuri banagufunga burya kwamamaza ngo abantu bapfe ngo abantu barengo koza hari ahantu turirimba ngo ahantu tuvugana ko sorry ngo wabahaza ubuzima ngo abafite ngo abaye barembeye mu bitaro ngo bazane tubafashe ibaze so rumva iyo biza kuba ari byo ntago byari kuba ari sako ariko abantu babonye ko ari comedy niyo mpamvu byabasekeje muzarwaza abantu imbavu none Miss Edcor ku bwawe comedy wayinjiyemo ndetse hari naho imaze kukugeza urumva noneho ushaka kugera he urumva wifuza gusetsa abanyarwanda gusa urumva wifuza gusetsa abanyakigali gusa mbese urumva wowe comedy yawe ushaka yuko igera he cyangwa se ni ibintu uri gukora wishimisha ugiye guhita uvamo ejo cyangwa ejo bundi urakoze cyane so nuvango aho ngeze aha ndahashima nkuko nabikubwiye ni heza mu gihe gito maze ni nahanini cyane gusa ariko aho nifuza kugeraho niho kure nuvango nkurikije ngewe intego mfite numva ko naho ndagera nuvango ndifuza kuba umukomediye wo ku rwego rwo hejuru cyane ku rwego ndetse mpuzamahanga kuba noneho nageraho natangira kuzajya nitabira ibitaramo byo hanze y'igihugu kuko burya nzatangira kumva ko hari aho ngeze umunsi nasohotse hanze nkajya kwitabira igitaramo cyo hanze y'igihugu kuko mu bungu ibyo maze kwitabira ni byinshi kandi burya ngo wambaye kirezi namenya ko kera mba numva nta bintu byahatari birimo so icyo nifuza ni icyo hanyuma kubera ko nkora n'amavideo burya nyakora ayo nkora aba ari jokes zo mu Kinyarwanda umuganda cyangwa umunyakenya cyangwa umunyatanzania burya niyo yayibona ashobora kubisekeje ariko ntamenye ngo ni ibiki mvuga hari abantu benshi bajya babimbwira bakambwira ati ariko se kuki utavangamo ngo nakora iz'icyongereza si uko wenda ntabasha kuzikora ariko ndabanza nkareba nkavuga ati se ko ubu ngubu aho urwego tugeze turiho turacyakora ibintu bitambara mu byaro hehe n'iki ntago twaba twihuse cyane kuba twatangira kumva ko dushaka ibintu byo gutangira gufeedinga noneho sasa amahanga niwacu tutarahafata neza koko nkuko bikwiye so nicyo kintu ndiho wenda nibigera hahandi mbona ko nshobora kuba nanakora video ntanditseho amazina yanjye umuntu wese uyireba akahita amenya ko ari Mr Call aho nzavuga ati noneho mu rugo ho bamaze kumenya reka nangira noneho n'amavideo yatuma wenda n'abanyamahanga batangira kuyasobanukirwa nkuko tubona ba Eric Omondi ba Exploit Comedy n'izindi zitandukanye ndumva ari byiza cyane wenda tugana ku musozo mu kiganiro cyacu twagiranye uyu munsi sinzi niba hari utundi tubrage nanone nka tubiri ufite kugira ngo ducishirizeho ubundi tukurekure nawe ujye mu zindi gahunda zawe murakoze cyane mbere wenda yo gutanga gasozo nabanza kubashimira cyane ndashimira kabisa equipe technique yose muri rusange ya IBM kuba mwamaye akanya ngaka ni by'agaciro nuwabyishyura burya ni abantu byishyura kugira ngo ugire ibyo ugeza ku bakunzi bawe n'aba batarakubona mbese muri rusange gucuruza izina burya ni ibintu bihendana no ukabibona ku buntu so ndabashimiye muri rusange hanyuma ngira abantu gukurikirana ibikorwa byanjye nkoresha social media ni Zaba Mr Call kuri Instagram na Zaba Mr Call kuri Facebook ushaka kujya ukareba amavideo yanjye menshi atandukanye mbese ukaba wanama n'igitekerezo ukambwira ati hasi sawa ukankosora muri rusange tukaganira hanyuma wenda brage imwe nasorezaho ni brage y'abasirikare nayo ni brage imwe muzo nkunda cyane buryo umusirikare yagiye ku rugamba asiga mu itorero ryasengera bamusengeye ngo azagira ute azagira urugamba rwiza niyo avuyeyo ashima Imana ku rugamba rwagenze neza ariko iyo ashimye Imana uribaza nk'uyu muntu arashima Imana by'ukuri cyangwa
banga arazaga bati mu nsengere tukamusengera nyine akajya ku rugamba. Iyo agarutse rero sasa uribaza biranagucanga ukavuga umuntu arashima Imana by'ukuri cyanga akaza ati ndibuka yari gutanga ubuhamya ati ndibuka mu by'ukuri ku munsi wa nyuma w'urugamba byari bikomeye cyane ku buryo hari umusirikare twari duteganye ndamureba mbwira Imana ati Mana numfasha uyu muntu nkamumena umutwe nzagushima imbere y'itorero. Ariko noneho niyo yashimye Imana uribaza uyu muntu bimeze ati ndashima Imana mwaransengeye njya kujya ku rugamba mu by'ukuri narwagenze neza ubushize ubwo nari ndi ku rugamba mu by'ukuri Satani yaranteye cyane anteza umuzima wo guhusha gusa mumera Imana icyubahiro nahitanye abantu 4. Yes murakoze cyane Imana bamugisha. Sawa nawe urakoze cyane ubwo twizere yuko ubwo ugiye kuduha noneho ibintu byinshi kandi byiza cyane kabisa ubu nibwo ngitangira. Urakoze cyane.